Nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Next TV kuri microphone ni Clever nk'ibisanzwe. Wowe uri kureba ino video turakanda subscribe, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu byiza kandi bigezweho hano kuri The Next TV. Ujye ubona amakuru ya politiki, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya sinema ndetse mukamenya n'ubuzima ibyamamare mwikundira bibayemo, ndetse ahangana naho uzajya wumvira ibyegeranyo ku bintu bitandukanye. Uyu munsi ku itariki 25 z'ukwa munani isaha yari saa 6 ubwo umuhanzi Bruce Melody yakoraga amateka cyangwa yandikaga amateka nk'umunyamuziki w'umunyarwanda, aho yaje gukora agashya cyangwa yaje gusinyira amafaranga menshi cyane, akaba yaje guhindura izina bitewe n'amafaranga yatangiye gukabakaba cyangwa amafaranga yatangiye gutunga. Ahangaha nuza kubimenyera kuri The Next TV, ahangaha uraza kumenya amwe mu mateka ya Bruce Melody. Bruce Melody yatangiye umuziki ryari, ni bande bantu bitangaza yaba yarahuriye nabo kuri stage, ese ni izihe stage yaba yaragiye zikomeye, ese ubundi yavukiye he, afite imyaka ingahe, umuziki we akoresha ibihe byuma bitandukanye. Hano kuri The Next TV ugomba kubyumvira, wenda gusaba gukurikira ijambo rimwe kurindi ntagire ikintu na kimwe kigucika. Ndagusaba kurangiza ino video kugira ngo ubashe kumenya Bruce Melody byamubayeho cyangwa ayo mateka nayahe, n'ibiki yaba yakoze. Ubundi Bruce Melody ni muntu ki? Ndagusaba gukora subscribe utarekura hano kuri The Next TV kugira ngo ujye ubasha kubona buri kimwe ku kindi. Nkuko nari maze kubibabwira, nkaba ngiye kubanza kubagezaho cyangwa ngiye kubanza kubabwira bimwe mu mateka cyangwa Bruce Melody ni muntu ki, n'umusore yatangiye umuziki ryari cyangwa yinjiye mu ruhando rw'umuziki ryari. Bruce Melody nk'amazina yiswe n'ababyeyi akaba yariswe Itayiwacu Bruce, akaba yaravutse ku itariki ya 2 z'ukwa 3 1902. Nk'amazina asanzwe akoresha mu muziki murayazi ni Bruce Melody, akaba ari umunyarwanda w'umwanditsi w'indirimbo cyangwa akaba n'umuririmbyi nk'uko mubizi, akaba ari akaba ari founder w'igitangaza music label, akaba ari we nyirayo. Bruce Melody akaba aririmba injyana ya R&B cyangwa pop. Bruce Melody akaba ari cyangwa n'umuvoko nk'ijwi rye ryasanzwe akoresha mu gihe cy'umuziki. Bruce Melody akaba yarinjiye mu muziki cyangwa yaratangiye kariyeri ye nk'umunyamuziki wabigize umwuga. Akaba yaratangiye kariyeri y'ubuhanzi cyangwa nk'abigize umwuga mu mwaka wa 2011 kugeza n'ubu ngubu akaba ari umuhanzi ugikora, kandi nk'uko muri kubibona akaba ari kuri top muri no misi. Se wakwibaza Bruce Melody ni izihe stage zikomeye yaba yaragiyeho, ni ibihe bitaramo yaba yaritabiriye, ese ni bande bantu baba barakoranye umuziki bitangaza haba mu Rwanda, haba muri Afurika ndetse n'ahandi hatandukanye. Uno musore Bruce Melody nako nagakira umusore yamaze kuba umugabo, kuko ubu ngubu Bruce Melody afite abana bageze kuri 2, akaba ari umwe mu bantu bagiye kuri stage zikomeye hano muri Afurika, nkaho Bruce Melody igeze kujya ku rubyiniro cyangwa igeze kujya kuri stage ya Coke Studio. Ahangaha Bruce Melody akaba yaragize amahirwe cyangwa yarahuriye n'abandi bantu b'ibikomerezwa hano muri Afurika ndetse no mu karere muri rusange ka East Africa. Kuri no stage akaba yarayihuriyeho n'icyamamare cyangwa umuhanzi ukomeye w'umuraperi witwa John Khaligraphy, umuraperi ufite amafaranga menshi akomeye cyane. Ahangaha Bruce Melody yaje no guhura n'uwo bita Shiba Karungi, akaba ari umwe mu bantu bafite cyangwa bamaze gukorana collabo n'abantu benshi cyane. Ndavuga Bruce Melody kuko amaze kuba yakora n'abahanzi benshi cyane haba mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Nko mu Rwanda nka collabo amaze gukora ari ngo yakoranye nka Queen Cha, Akostin, Mr Kagame, Sani, Knowless Butera cyangwa Keza Mika. Hari n'abandi bahanzi batandukanye bakoranye nko bita Fika Famika, umuraperi wo muri Uganda, nawe bakaba barakoranye indirimbo ndetse n'abandi benshi batandukanye akaba bamaze gukorana na Bruce Melody. Ibyo ni bimwe mu bintu Bruce Melody yaba yarakoze cyangwa nko kuri Wikipedia ibintu bye bigaragara. Tukaba tugiye kubagezaho bimwe mu bintu Bruce Melody yaba yakoze uyu munsi cyangwa agashya yaba yakoze mu mateka y'u Rwanda. Hanga kuri The Next TV ugomba kubyumvira ukabyumva mu bambere ndetse ukumva inkuru ikoze neza, kumva buri kimwe ku kindi. Ibyo maze kubabwira ni bimwe bigaragaza Bruce Melody cyangwa byerekana Bruce Melody. Naho mu nkuru yacu twari tubafite tukaba tugiye kubabwira kuri ano masezerano Bruce Melody yaba yasinye. Uno muririmbyi witwa Itayiwacu Bruce cyangwa uzwi nka Bruce Melody umaze kwamara nka Bruce Melody akaba yasinye akayabo ka miliyari y'amanyarwanda yo kwamamaza sosiyete yitwa Food Band igurisha ibiribwa kuri internet. Uribaza yasinye akayabo ka miliyari y'amanyarwanda yo kwamamaza
Bimwe mu bintu bigiye gukorwa muri ano masezerano Bruce Melody yasinye, bakaba bagiye gutangira kwamamaza cyangwa kubungabunga. Bruce Melody akaba agiye gutangira kwamamaza cyangwa kubungabunga bimwe mu bintu byahawe topic cyangwa byahawe izina ryitwa More Fresh Life. Bikaba bigamije gushimangira cyangwa gushishikariza abantu gusirimuka cyangwa kuba basirimu bakoresha internet mu gihe bahaha cyangwa mu gihe bakora ibikorwa byabo bya buri munsi. Bino bikorwa bya buri munsi bikaba bizungukiramo abantu batandukanye. Abahinzi nabo bagasirimuka bakamenya ukuntu bagurisha ibiribwa byabo cyangwa ibyo basa umusaruro wabo bakawugeza ku isoko bakoresheje ino sosiyete yitwa Food Bundle. Ikaba ari imwe muri sosiyete igiye kujya ibafasha ukuntu bagurisha umusaruro wabo cyangwa bageza ibyo bahinze ku babishaka, bakaba babona uko bageza ibyo bahinze ku babishaka. Bruce Melody n'ino sosiyete yitwa Food Bundle nk'uko narimaze kubibabwira, bakaba bari bamaze igihe kinini cyane baganira, bakaba bari bamaze ibyumweru bigera kuri 24. Ubwo ngubwo ni igihe gisaga amezi 6 baganira cyangwa banoza no mu bantu cyangwa no mushyikirano wo gusinya kano kayabo ka miliyari y'amanyarwanda. Ahangaha ntabwo uramenya n'amafaranga se Bruce Melody azabona mu gihe kingana iki, azabona mu gihe cy'umwaka cyangwa azabona mu gihe cy'imyaka ingahe. Ndagusaba uri kureba ino video turakanda subscribe, nongere mwibutse kugira ngo kandi subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe hano kuri The Next TV. Mu kiganiro n'itangazamakuru ryari ryitabiriye ku bwishu ubwo Bruce Melody yasinyaga no masezerano, hakaba hari umuyobozi cyangwa hari uwari uhagarariye ino sosiyete ya Food Bundle witwa Shikama. Akaba yatangaje yuko cyangwa yavuze yuko baje gukora amateka adasanzwe mu muziki hano mu Rwanda. Bakaba baje kuzamura uruganda rw'umuziki hano mu Rwanda babinyujije muri ino company ya Food Bundle cyangwa ino sosiyete. Bakaba bavuze yuko baje gukora amateka cyangwa baje gukora ibidasanzwe. Amwe mu magambo no mugabo wari uhagarariye ino sosiyete ya Food Bundle witwa Shikama akaba yavuze ati twashatse guhindura ibisanzwe muri runo ruganda rw'umuziki nyarwanda, ntabwo ari ukubeshya ahubwo ibintu ni ukuri, kuko hano mafaranga amwe ndabizi hari igihe mwamuri gukeka niba yaba ari ikinyoma cyangwa yaba atariyo nyakuri, ariko twebwe tukaba tuje guhindura bimwe mu bintu bidasanzwe byaberaga muri umuziki nyarwanda. Ese ino company niyo yabije gufata umuziki nyarwanda ikawushyira ku rundi rwego, cyangwa ni bimwe byo kuvuga bagamije inyungu yabo cyangwa bagamije guteza imbere sosiyete yabo? N'umugabo uhagarariye ino sosiyete akaba yatangaje ko basanzwe bafasha abahanzi benshi batandukanye cyangwa basanzwe bakorana n'abandi bahanzi benshi bagera kuri 2,000, kandi bakaba bifuza yuko n'umubare w'200,000 bawukuba, kuko bo ngo bakaba bifuza kuba bakuba inshuro 100 bw'abahanzi. Mpumvu mu mubare w'abahanzi bafasha bakaba bagera ku bahanzi 200,000. Ese hari abandi bahanzi baza basinyisha cyangwa hari abandi bantu bitegura kuba basinye cyangwa baba bagiye kujya korana amafaranga y'ino sosiyete bita Food Bundle? Reka dutegereze turebe igihe kizaduha. Mu kiganiro cyakomeza ubwo basobanuraga bimwe mu bintu Bruce Melody aje kubafasha cyangwa bimwe mu bintu baje kwibandaho, bavuze ko umusaruro wangirika gutageze ku isoko kuko abahinzi batakazaga cyangwa bahombaga igihombo kingana nk'ijanisha rya 40%. Bakaba bo baje kubikemura, baje kuvanaho imbogamizi abahinzi bahuraga nazo mu gihe basaruraga cyangwa mu gihe bifuzaga kugeza umusaruro wabo ku isoko. Bakaba bifuza ko kino kibazo cyavo kuko baje guhuza abahinzi n'abakeneye umusaruro wabo. Bakaba bifuza yuko kandi n'umuhanzi Bruce Melody azafasha nibura bakajya babona abaguzi barenga 10,000 ku munsi. Ubwo ni muri bwa buryo abantu bazajya batumiza cyangwa badelivaringa ibiryo bakoresheje ino company cyangwa bifashishije ino sosiyete ya Food Bundle. Dukomeje tubabwira kuri ano masezerano yasinywe, hakaba hasinywe cyangwa bavuze ko ano masezerano afite agaciro ka miliyari y'amanyarwanda, akaba azatangwa mu gihe cy'imyaka 2. Ntabwo bigeze asesengura cyangwa bavuga ngo ano masezerano akubiyemo ibiki byimbitse, banavugaho amafaranga azaturuka, dore ko iki kigo ari gishya. Bimwe mu bintu Bruce Melody cyangwa bimwe mu byo Bruce Melody yatangaje, akaba yavuze ko yishimiye urwego rw'umuziki we, nibwo tutabura kwishima maze kubona amafaranga. Bruce Melody akaba yatangaje yuko aya ni amwe mu magambo yatangajwe na Bruce Melody ubwo yari akimara gushyira umukono ku masezerano. Bruce Melody mu magambo yavuze ati nishimiye kuba nagiriwe icyizere, nari maze igihe nkora umuziki ariko ntabwo ibintu byari byakageze kuri runo rwego. Niteguye gukorana n'ino sosiyete neza kuko sanzwe mbikora cyangwa sanzwe nkorana n'abandi, ariko mwebweho muri akarusho. Food Bundle ikorera muri Afurika yose ndetse ikabikora no mu bihugu byo muri Aziya cyangwa mu bihugu bya Qatar hamwe na ibihugu byunze ubumwe by'Abarabu, ubwo ni muri Dubai. Ifasha abantu kugeza umusaruro wabo ku isoko ndetse ikaba ifite n'urubuga rwa internet rufasha abantu batumiza ibiribwa cyangwa ibyo kurya.
uno muhanzi Bruce Melody akaba akomeje kugenda akora amateka cyangwa akaba akomeje kugenda asinya ama contract atandukanye, kuko ku itariki ya 4 Gicurasi Nyakanga nibwo Bruce Melody yaje kugirana andi masezerano n'inzu y'imyidagaduro ya Kigali Arena, aho uno muhanzi Bruce Melody yaje gusinya akayabo k'amafaranga ka miliyoni 150, akaba yaremerewe gukora ibintu bimwe bitandukanye muri ino nzu ya Kigali Arena, nk'aho yemerewe gukoramo ibitaramo, inama ndetse n'ibintu bitandukanye. Akaba ari umwe mu bantu bazajya bamenyekanisha ino nzu cyangwa bazajya bayamamaza. N'umuhanzi Bruce Melody ibikorwa bye bikari ibikorwa bimaze kwaguka, akaba ari umuhanzi umaze gutera imbere ku rwego rugaragara, akaba afite n'ibitaramo bitandukanye bizabera ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ibizabera muri Canada ni muri Amerika. Akaba ari umwe mu bahanzi bamaze gutera imbere ku rwego rugaragara. Ese Bruce Melody yaba ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda twaba dufite nk'uko bamwe bagereranya cyangwa bavuga The Ben cyangwa bakavuga Meddy? Ese Bruce Melody yaba ari we wa mbere? Ndagusaba muri comment kutwandikira utubwire umuhanzi wawe wa mbere, cyangwa uvuga ati uno muhanzi ngewe niwe nashyira ku mwanya wa mbere. Uribaza Bruce Melody yaba ari we muhanzi wa mbere? Wowe wari uri kureba ino video ndagusaba kukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe, amakuru uzajya ubonera igihe kuri The Next TV.